Yes, tugiye kuba ikaze mwese mukurikiye GGTV kuri mikoro n'ingiye gaca on make sure kiri subscribe mu majyaruguru majyepfo z'uburengerazuba ndetse n'abantu bari mu diaspora mwese ikaze ariko rwose kuri uyu munsi nk'abandi kumwe na GG nk'ibisanzwe nk'uko mubizi biragombaje kumenyera gake gake umuntu abagenda amanuka uyu munsi rero nanjye ndahari na gace bari ni ibintu birenze cyane kuko amakuru ahariyo ni menshi kabisa abantu tugiye kubafite icyitwa amakuru yandi y'ubwino y'indandane ariko ikintu babwira yuko ntabwo nyakora kuri bumwe wese oya gaca rwose tunabyumvikane gaca ahubwo kuri GGTV wahawe ikaze ibintu n'uburyohe yes amakuru ni menshi cyane menshi ariko mbibutsa ko niba ukigera kuri uno muyoboro bwa mbere rwose wibuke gukora subscribe aho uri hariho hose ubu uri hanze uri mu diaspora ngo bigize inguni ubu uri mu gihugu ubu uri mu gihugu none se tutaratangira n'amakuru harukuru njye numva bavuga ngo baragakubitira abantu bo hanze ngo n'ubuntu uri mu Rwanda ko karakubita suzuru c'abana yes nabyumvishe ko ibintu n'uburyohe n'ubutamu gaca ngira ngo hari aho yarari gukora mwari mumenyereye cyane kuri Boom Ways ariko byabaye ngombwa ko uyu munsi tujya kuvuga ngo guhera uyu munsi mbihamiriza n'abakunzi ba GGTV n'abamukundaga kuri Boom Ways mwese Boom Ways nta kintu umunyamakuru wayo Size ni umunyamakuru wa GGTV cyane abakire bahuye barabatse cyane abakire tumenye era kontra niyo ya mbere nabonye cyaze ngira ngo hari murabyumva ko gaca yamaze kuhagera nawe uyu munsi nahaye ikintu bita intebe ngo yigaragaze yes babwira yuko rwose amakuru dufite yo ni menshi cyane turaza kugenda tugaruka ku makuru ya Kakajwi ndetse tugaruka ku makuru ya Olivier Kagame umwe wigana president Paul Kagame twongeye tugaruka ku makuru y'uwitwa Kasoko Media Rwanda uyu nguyu n'umwe mu bantu cyane ngo barayisibye nawe yambere twihanganisha abantu mwese mukora kubiyobora YouTube channel mwese mwavuze kuri M23 mwishyikira cyane 5/5 ngo macano y'inyu yaragiye mwihangane nuko isi ibiteye kandi rwose abantu barahangayitse kamubwiza ukuri were kuri roki kimomo kirabiranya kibaruma kuri miliyoni ye umanuke wiruka cyane ujye ku mubyeyi na mubyeyi twubaha twese dukunda mama wa Gasabo umanuka no kuyandi macano yose nazaze nizihunyetwa ibyo kuvuga ngo cano yawe irahuhutwa ngiragenda Gasabo 20 utwo nta n'impuhwe zabaga zirimo nugusiba dutangira n'amakuru yacu kandi ngo twamaje no kwinjira mu kiganiro duhera kuri iyo nkuru rwose y'amacano agiye asibwa cyane harimo n'abantu mwese bahere mu nkambi y'Inyabiheke ngo Inyenyeri TV yaragiye Nyabiheke ngo iwabo ku filime iwacu filime ngo barayisibye ngo ziziki za video n'ubundi zo muri wa Kongos ariko rero erega Kisekedi afite izahabu hariya iriya zahabu ya Kisekedi rwose mwihangane idukozeho pe mwihangane mukora andi macano igire mu matiku n'ibindi iriya zahabu irateye icyambabaje ni ukuntu harimo n'izasigaye zifite views 50 ntayo bababarira yes ngira ngo hari ukwezi kwa munani rwose gusiza ibintu bitoroshye cyane ku bantu bo mu Rwanda cyane cyane muri mwagiye mukora cyane cyane kuri no biganiro by'intambara kuza bari abanyekongo M23 na leta bya bintu rwose ubona ko rwose ni ikibazo ku muntu wese acyageza ku ariko gaca uravuga iki kuri Rocky ubundi wamwita Rocky yavuye muri filime ajya mu biganiro araryoherwa niko imbeba yariye umuhini hototera isuka iriya suka nimukoze Sabe nibere mu Burusiya yes mwandi makuru ngira ngo hari uravuga ko Sabe ngo yabaye Sabe mu Burusiya yarasutse afite inwere nk'iz'abadamu bya biganiro by'abantu bajyagayo bakarira basigaye bajya kurira bagiye kwa Mbabazi Gerard
biriya bintu by'abagore biriya bintu byo kujya kurira biriya bintu ntabaho karakora ese buriya nta kuntu bihita gukora bagakora ako mbabazi nawe sinjya mushyira mu ubundi iyo bavuze ko yakubitiye isirenge batazajya ngo ni ibintu bya mbese ikibazo batekereza kure ngo ni hasi yamije kureka n'abantu bagenda bakoma ibitekerezo byabo nicyo kibazo twigendere dukomeza cyane usibye ko ngiri aho ngaho tutararenga yenda kuri sabe rwose ni Sabe harya ni isimbiye Sabe ni isimbiye rwose tutarajya kure cyangwa tujye muri byinshi rwose Sabe ku byo twagenda tubibutsaho Sabe muramuheruka bamukubitira mu mukenke mu nturusi ababishaka bazajya kuri Bubu Wezi icyo gihe abakire bagihuna rwose kuri Bubu Wezi kuri yarakozwe ariko nyine Sabe ni wa wundi mwibuka wacigiye guca inyuma umugore we ibyabaye barabimenye mwabimenye uburyo bamukubitiye intosho mu ntuza agenda yububa ariko nyine Uburusiya nyine twabonye ko ari umwe mu bainfluencer bari muri Afurika bagomba kuganira igihugu cyabo cy'Uburusiya neza baramuzana kugira ngo yerekane koko ibyo babavugaho ni ukuri cyane ubwo Sabe nyine kugenda amurika igihugu na kuriya nyine tuturuka gusa ni na byiza cyane n'abandi ni ukubyigiraho rwose igihugu cyacu tukakigaragaza tureke wawe ndavuze ngo deka itabi cyangwa deka umuziki biravuga ko Ariel Ways na Baba n'umuntu bita Baba ngo ku mugongo w'ingona barihuye ariko nyine ukuntu bimeze nyine operation ukuntu byagenze bo bagiye mu kabari bamaze kujya mu kabari ari kumwe n'abakapo babo bamaze gushyikayo baranywa baragira uwe batezamo akavuyo babatwara rusansi ka bya bintu abahanzi bacu basigaye bamwe na bamwe bagezeyo noneho sasa nyiri kabari ahamagaza polisi bati abantu bambangamiye muze mu babikeyo bagezeyo bababikayo nyine bazimugara hita bataha bukeye baravuga ati rero n'ubundi ko arimo ibyamamare mureke tunabapima imitabi yes indi nkuru idasanzwe ariko tubwira abantu ko nyuma y'iryo tabi ubundi bahise babamanura i Huye agenda bajya kubakora icyambabaje ni kimwe Ariel Ways yari afite shoot iri kwa icyumweru bamumanira yes mwaramumenye cyane nka Muyango wakimenye Miss yabaye Miss barabyibuka no ukuvuga ngo muramwibuka nasaga yigize kubaho ye n'umugabo nuko byagiye bigenda umukire agira gutata ariko se Muyango ibintu wajyaga wikorera ko nkuzi komona n'ubundi komona byagize gutya waje muri aka kabari kanjye je nzajya nkukubita inoti k'umukiriya uzajya winjiza inota yawe y'5,000 uzajya uba wayinjiza Muyanga ati se ibyo bintu ni wanushigudo ati ibintu ni sawa nana w'umukobwa ariko uze wambaye kakajipo kandi wabyinaga abantu bakabona atiti atako kajipo karahari cyane n'iboro yanjye nayo atuza wifunze kumukiriya uzajya winjiza wawe 5 cyawe yaranakimubwiye abantu bazajya binjira ku 5 cyawe kizacya gihari ubwo Muyanga wagiye ritabiriye yaragiye arawucakaza abantu baruzura ku mafaranga abona akabona afite 15,000 gusa sare akabari kuzuye vuga hari umuniga w'ibonsa wibereye ku miryango byavuzwe ko hari umujama w'ibonsa waraga wibereye ku muryango aho Muyango yishyuzaga 5 wakishyuriza sengiza akabinjiza ibonsa urabizi ko wameze baza binjiza Muyango arikaragara bati shareka njye kureba bimeze bitibagwana bosi ko mbona abantu akabari kuzuye nkambi 15,000 bimeze bite ati usuvuga ibintu biri gupfira hera Muyanga warikaraze na bwa kundi nyine urabizi si wamenya n'ibintu bagira n'iki uhosa nyine yashije abanyaragari wana bagiye kuntu uza kureba aho binjiriza asanga ni n'umbonsa abo mufatanye babiri ari kwinjiza ku cyongo ku musenyi saburi ati se bimeze bite
ko ari njye ngomba kwishyuzwa amafaranga angana cya mu buryo ubu cyane ni uko ukaba ubimeze uri kubona utari kumbangamira mu kazi kanjye yamutunze ikintu bita kashi y'amatwi nta mukobwa wambaye mini ndabona utera siporo yamukubise kashi atera siporo eshatu iri igihugu rwose twihanganisha muyango rwose wakoreye make asinzimba zandakuvuza umuntu wese ugeze aha ngaha ari ubwa mbere rwose tubwira ati kora subscribe kuko ewana aya mabonsa njye amabonsa ni gute wibambaza kuyibonsa ugiye mu kinyabupfura ubona yiba ikeneye uduceri ibyo byo guhoza turabizana ku mbonsa wiririwe Kigali ushaka amafaranga ukamuzanaho ubushege arakwabiza nyine ni kuri ngo bamukubise urushya ahita tupaso tugaye n'abagore bateye gutyo mu ngo zabo sha rwose pe ubwo iyo kuri iyo nkuru ndizera yuko mwese abantu rwose mumaje kumva neza yuko ibintu biba ari otamu kabisa ewana uwitwa Kakajwi amakuru dufite nuko rwose ubu ngubu ngo ari kugenda ashaka kuzamura abandi bantu batuse mu nkambi y'Inyabiheke ndetse n'abantu bose bari mu nkambi ya Mahamba bari batuye ibyumba ngo arimo abanyemano ari kugenda ashaka kugereza muri kukamisa ariko kariya kantu genda showbiz iri gutera imbere buriya ishyari nicyo kintu kibi imana buriya wagize aho ugera uciye ku ishyari nyambuke ko ntajya agira bariya abantu njyewe abo bose mba nshaka no kubajyaho cyane kuko navuga ibintu byinshi ariko tujye tuvugira kuba nimba umaze kugera ahantu ugera sibyo apana ibi byacu byo kwiringa ukavuga ati dufate neza abakunzi bacu bake batuyoboke n'abakire dukandire umwibuka gukanda subscribe rwose ni byiza ko niba hari ahantu ugeze cyane bikwiye kugira nawe byibuze abantu ufata ukabashyira muri ya nzira ukabwira ni muze ngiki kiraro ndagikomeza intambwe zawe nyagasani komeza kakabije nagago ahubwo n'abandi bose birebereho uriya Gasuka aratabaza aravuga ati mumbona ndimo nseka kuri kamera ndimo niyasasa mvuga ibintu byose dusanzwe tuziranye nge namwe abanyarwandakazi ariko ndatabaza ndapfuye meze nabi kuri Instagram ye rwose yagendaga bitangaza avuga ko ibintu bikomeye cyane ibintu bitoroshye Gasuka noneho by'umwaka aravuga ati ntihagire n'umuntu umpamagara n'umusheri we se noneho afite muri iyi minsi nawe ashobora kuba afite ibibazo reka biriya bintu byo kuba muri za Mongoli wirwa urya ziriya nyama nubwo utumva inda gusa naho ubundi umuhungu wacu amerewe nabi Banyarwanda mu musengere rwose mu musengere kubera yuko uyu nguyu ikindi akeneye n'amasengesho n'ubufasha bw'uduceri buriya hari ukuntu abakorera nk'abantu anamamaza n'iki bakamukubitaho peke ibyo bintu ugasanga umuntu muravuga ngo ari hariya hantu ngo ameze neza kandi ameze neza bose ntitwabonye Jack arwarara abantu benshi bakaba bati ngo ni scam abasitari iki gihe turi kubafata uko dushaka ntabwo tubafata uko bari twe turabona umuntu ngo kuko yagaragaye kuri kamera ngo umuntu ararenze n'iki akaba ataca n'ahantu akaba yanagusaba n'ubufasha ukamumwima ukumva ngo ararenze urabona ni nabyo mani nubwo tubona bari icyamamare aca mu cyaro bakaba muzi mu mucyo bakaba muzi haza kuvuga ngo arashaka amafaranga ijana ikibazo cyane dukomeza buri kantu na buri nguni prank yateguye rwose biriya bintu ariko abantu bungukira ubundi bajya bavuga yuko mu mafuti no mu matiku no mu nzangano harimo abagenda bungukira ariko abatiti bashatse kuzamura umuntu udafite imana ariko nanjye ndibaza buri cyana nimba byaragenze kuri yaca n'abari bazamuye igetse mu 100 ingahe yahise ijya barayimuhaye bahita basubirana yayo ariko n'ubundi igihe cyose nta kote dufite ako nta mpano ibyo si iwanyu ku gikurundarunda ziriya prank amenya amafaranga yarishyuye bro si iwanyu ku gikurundarunda nguno umugani wa kinyarwanda mwene sunzu avukanye isunzu
gusa nako agakwita nabi cyacana ni umusore uri kugenda azamurwa n'abasore babiri bagiye bapana buri kantu na buri nguni ariko witwa Buridiro padiri kuko bari abagenti uko ari bane baturuka muri karitsiye imwe kandi bose baturuka mu ibyumba abavandimwe b'ibyumba cyitwe kumanuka imisozi mfundiko mwaba ariko buri kantu yavuze ngo bazicwa n'ishyari bazicwa n'igihe ka kantu ndaragakora kamanze mbere neza bumve ko nkasubiramo kakajya mutwanga ntacyo mwadutwara muzicwa n'ishyari namwe mwangajira TV rwose mutwanga nta kintu mwadutwara umugani wa buri kantu muzicwa n'ishyari ishyari si byiza ishyari ni ishyano mbana ishyari ishyaka ryo mwiza ariko hari ishyari ishyano hariho akanuze kumva aka gasore umukobwa yari afite ubukwe abwiriza undi mukobwa mugezi we ngo rero umukobwa wanjye urabona afite umutima tugiye gukundana muri iyi minsi agafite poroje nyuma ngafite kuzasaba ahita amurya akambaga kugeza ubu umukene mureke va ku giti dore umuntu atamukubita pasi y'umusirikare umutipe w'umusirikare agakubise bivamo biba birabaye bahita yikomereje sitori ko ryaje kurangira wa musore yamwangishaga byarangije ariwe bakundanye rukobwa bigora rwose twagiye noneho undi arasha mu gakora none se mukucyonyigisha mu ubwire washyano we bivuge neza ambwakazi nawe wivuga uko yamubwiye umva mbwakazi uriya n'umugabo wanjye mani abantu umuteko nk'uwo muntu nabagaye njyewe pe abakobwa b'igoryi bashukwa bakabangisha abakunzi banyu ntabwo bicuza bose akazi kanyu yesi mu nkuru zigomeje kugenda zivugwa ku rwego rwo hejuru nuko wa musore mwakunze mukunda kandi mukunda cyane uriho wigana perezida Paul Kagame rwose afata hasi hejuru atuka ziriya nyarwanda numvisha hari umugore barimo batukana bikomeye cyane bari mu kanya wambwa akazi uriya musore rwose uriya musore biriya tuzabikure biriya bintu barabyigisha uriya muvandimwe kameze ubu noneho biravugwa ko saa izi ngizi yamaje guhindura rebo tayari ubu ngubu yageze aho bita Kacyiru amashyi menshi cyane ewa ku giti dore umuntu ngo afite poroje iremereye ku rwego rwo hejuru wese yagiye Kacyiru kamutegetse hariya hantu bakora ibintu biri seri urumva yagiye mu bintu biri seri abizi ko natwe twibereye ahangaha muri Kigali yo mu mibyuko za Nyamirambo hano tuba mwana ugitemera baba batipe bose bakora imiziki barabizi tugongana se mwabizi dutera pisi bahita mu miduha abantu mwese turi mu miduha rwose dutera pisi abasanye mwese zacu tuzi muri ako kasatiri kareje gutyo ukuntu no twitupame gakeya rwose ariko gake ikintu cyanye ngo ukorane n'abastari bose ewana kabisa afite projet iremereye cyane rwose ya filime zigiye kumanuka ubutitsa biriya bintu rwose mwajyaga mumwumvamo cyane hari abantu mugiye kubikumbura igihe gito kuko agiye muri projet iremereye cyane ya filime rwose ibintu bigiye kuryoha pe ameze neza namubonye ejo umwana w'umuhungu noneho abavuga ngo afite umutwe noneho umuhungu umutwe wagiye kuba gatatu noneho afite umutwe ameze neza afite gabari none se arakora muri se itoto ryaraje avuga ati ngiye gukora imiriro hari akantu ndi kumva ngo Olivier ngo yinjiye muri Kigali ngo nibwo ubundi ngo yakoraga muri Kigali atayirimo oya ni kwa akimara kuyinjira aso wowe wabanyacyonga firiye za Rulindo kavuga ngo uri muri Kigali soza umukobwa witwaye wese ubu nibwo yinjiye aho bita Kigali poroje yakoraga nibwo bwa mbere yarenga ariya Nyabugogo azamuka mu mujyi agiye afatiye ako kantu umuntu akoraga none agasha yambwiye ati umusore wanjye nakubeshye inageze ahantu abantu bose nkajya mbona abantu bari cyo muri cyiza
abo bose banyakiraga nanonaga bandeba kaga ni musore wanjye wabazi inturo nta musitari byo mu ati byageze saa moya nkajya ngira ngo ni saa moya za mu gitondo ziwacu muri ya mibyuka Nyacyonga bari gucaho kaburimbo soza umuntu wese wareye Nyacyonga iyo kaburimbo muzayisigasire niyo umusaza yabahaye ibyo Olivier Kagame kimukuye aho ngaho kigahita kimuzana mu mujyi ni gukora proje zikomeye cyane n'abandi basore ariko makuru ufite ngo harimo umusore basenye puraka ngo yapfuye ni gute umuntu apfa ka proding Ngarambe baba uvuga bw'abari aho Olivier nawe nubu Olivier Kagame akora ku isumo kuri TikTok ewana kabisa mwibuka no kujya kumufurira na YouTube byose ni isumo yuzuza 100 mani reka yuzuze ariko abantu baretse bakamuzuriza 100 kuri TikTok oya noneho kwanza reka tubigire intego muntu ziko ukunda GGTV cyane ukaba ukunda n'isumo TV cyarimwe shishikariza una posting una sharing isumo TV mwuzuza biriya 100 kwanza tuve muri studio tuve muri studio ndabizi turasigamo baba vandimwe bagiye kuza kubaganiriza kuri za gahunda za wanje ndabizi nibo turi busige muri studio nge soke muri studio uriya muvandimwe yose ijana rwose mujye mu kandireho wowe uzi ko udafite ishyari ukunda igihugu bane harimo abantu bambwiye ngo kucya kubeshejwe rya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda twese dukunda tukaba ari abantu b'inyangarwanda biriya bintu rero nanjye ni kimwe mu bibazo njya mubaza buriya ndi umuntu mubaza iki kibazo cyawe ariko tujye tuvugisha ukuri buriya ni muri bati ngwikiri ihorerwe ijisho riho rw'irindi icyuma gihorwa ikindi ugututse aramugana kiyerwa n'uvuga neza ugututse ugusure n'umusurire akwita ikiburanyo aho ngaho icyo gisubizo cyasubiza byose nta kuntu mugani nanjye ndi kuri bariya basazi reka njye mbita abasazi kuko mbatutse njye sinzi aho nabikura nawe urebye urugero nk'uriya mugore afite amagambo ashaririye ni ukuri kw'Imana mwumvisha ndebye n'uburyo ki reba fanda ejo bundi yitaba Imana ubu ni icyamushinyaguriye nanjye ubwo yahoze ntugusurira n'umusura kwita ikiburanyo uriya mwana reka ndamushyigikira ijana ku ijana kubita utababariye ariko rero umufunga ntabwo nzagenda ntabwo tuzagenda oya ari kurwanira igihugu biriya ni nko kurwanira igihugu kuko biriya hari benshi tutabishobora kumva twaza ngo tukicecekera abantu bakatwurira uko bashaka hanyuma rero we ibyo yarabyanze kandi natwe nk'abanyarwanda dukwiye kwanga buri muntu wese yewe rero shyigikira umuntu ariko byamugaruka ntabwo bizamuka nyine tumbabwira yuko uriya musore impamvu akoresha ariya makaburu kugira ngo mwese mwumve uburemere bwa bariya bantu nabo bakoresha kandi Imana afite nimba wowe utayifite yimushyigikiremo kabisa twumweka ko tumuri inyuma ibintu byinshi kandi koko afite poroje n'imbere pe gaca none se tutarasoza uretse hari umuntu witwa Bruce Kona ngo afite kuzana poroje muri iyi minsi y'igihangano gikomeye cyane kandi ngo abakire be n'aba Olivier Kagame ukora ku Isumo TV bamaje kwihuza ngo ubu nawe ari gukora yo Olivier hose ari kujyayo bari gukorana cyane ubundi uriya muvandimwe ari muri ubundi ni handi bavuga ngo umuntu ari mu bintu ukora ibye umuntu ari mu bintu ewana nuvuga ngo ukora ibyo akunda kabisa yumva bimurimo nka hano kuri GGTV uburyo uba wumva tubirimo tamvune twumva rwose nawe ndagusabira ukora ibintu ukunda ukabyenjoyinga uko ubishaka mu murongo mwiza rwose nta mpfu n'uzuba none se ngo witwa Bruce Melody muri iyi minsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 agiye gukora igitaramo gikomeye cyane muri rwose
muri BK Arena kubera yuko ari imikino boxing igiye kubera hano muri Afrika rwose imikino ya kimwe cya kabiri ndetse n'indi mikino myinshi cyane niho hano niwe mustari ugiye kuba rwose aciyoboye mu bintu rwose byo kugenda aririmba uyu mugabo kuki ariwe muntu ugenda wiharira cyane ibitaramo kurusha abandi bahanzi niwe muntu wakoze cyane kurusha uwitwa Munda gaca kamubwiza ukuri rwose njyewe mbabarira mfata umwanya wanjye nshimira umuyobozi w'igihugu nyakubahwa perezida Paul Kagame arimo aradushimisha nk'abanyarwanda si turi kuririmba igare rihari muri ino minsi bahagurukira muri BK Arena reba iri kiriya cyane natwubakiye uzi yuko ureba ibintu wese nkuciye mu ijambo gatoya bano bose muzi nkuciye mu ijambo ariko reka ngende ikoresha uko n'undi muntu abyumve ko uri umuntu aba ari guciye oya nta kibazo umwaka utaha cyangwa iyindi myaka iri imbere irushanwa rya Ferrari y'imodoka tundi tujya tubona kuri televiziyo zinyerera za Formula 1 umukino wa Formula 1 ugiye kuza hano mu Rwanda ako kambye gatangaje mu bape cyaka mubwiza ukuri ngereka mubwiza ukuri njyewe rwose muzee wacu ntacyo utakoze none ibintu biri kutubaho ubundi ubu ahantu tugeze nk'abenegihugu hari ukuntu uva mu tuntu tw'ubuki duke ukagenda ugwa mu buki ugasanga byivanze n'amata ibintu birateye mbese yose tuba tujya kuva mu igare Melody agiye kumanukana na biriya ba boxing abaturage babitoza umunyarwanda umukino uzafungura iyo maci umunyarwanda azahura n'umugande utore ninde uzatsinda ku ngumi shana kurahiye uriya mwana w'umutsima ariya rwose umugande uriya mutsima we abanyarwanda tubyemere umunwa turayoboye turanezerewe ibiganiro turabasha ariko gaca kuri boxing mvugira ati abanyarwanda turaryohewe pe turaryohewe turi mu buki ariko si ibyacu turashungera ariko bino bintu buriya bajya bavuga iyo ushaka kumenya ikintu freshi gaca wabwiza ukuri iyo ushaka kumenya ikintu freshi twirukane kuko iminota ye twayimaze bari mu ikiganiro cyo mu kanya ndabona batwigisha nk'iminota nk'itanu katuyikoresha ukwiriye mbona mubwiza ukuri iyo ushaka kumenya ikintu neza urakiga ibintu biri kuba twebwe turi kubireba mbere na mbere sibyo nimba wabonye ikintu cyiza mubwiza ukuri n'undi muntu udukurikiye ari hose mu gihugu cy'ahandi iyo wabonye ikintu cyiza nta kintu usigaye uri gutekereza mu mutima wawe umusaza we yabirebye aravuga ngo imikino nayo munsi irabananiye kanyibeshye abanyarwanda turashoboye hari ibyo dushoboye byinshi n'ibitari ibyacu turabyisanisha tukabyishimira tukanabyiga kuko buriya aho kuri iriya isiganwa ribereye hano hari abana bagiye gusigara benshi bagiye barirebera ku mihanda za sonatike baba kubibona hano Nyabugogo wabibonaga rwose si wabibonaga baba bana uburyo baga bishimye uriya mwana hari ubwo azakura mu mutwe we avuga ati ikintu cyitwa igare aba bana rero uko umusaza twegereza ibintu tukabikopera niko tugira inyota yo kubimenya iyo nyota yo kubimenya niyo izadutera aradushyigikira icyo atazaba ashyigikira ari ikintu kimwe amafuti yo amafuti yo ariko kuvuga ngo igare ryaje azatuzanira ibyo n'ikisi ngewe n'ibiki byose ntabwo bakibonye cy'amapeti si bakibonye baje bagakina se si byagenze neza akaje ni agakikaro kagukomye muri kiriya kisi yafungiye perezida inkweto kandi ashinzwe gukiza amaci yasiganwa tujye tubona ko rero kubera isiganwa ryadutwaye muri ino minsi nibyo bintu ndi kuvuga UCL iriya yadutwaye yatumaze ariko
tuvugishije ukuri njye ndi gushimira mbere nuko njya no kuri Melody kuri icyo kintu tunihuta amasegonda makeya njye ndashimira kuko turaza gusoreza kuri Miss Rwanda iminota tuyikoreshe neza asigaye okay kajye kuri Melody ni umuhanzi tujye tuvugisha ukuri hano mu gihugu rwose tujye twirinda tugira amarangamutima twese nanjye ndayagira mfite abaraperi banjye njya hariya nkumva nta n'umuntu wabakurikira ariko uraperi wanjye ni buta w'ibihe byose ariko tujye tuvugisha ukuri rwose hano Melody yamaze kutwereka ko ari ibintu ariko nanone abantu bategura ibitaramo kikere bahoraho buri buriya bazamuye bifura akazamura muri ndirimbo ingwati rega Melody amaze kuzenguruka cyane yagiye abona ikintu genda hari ibintu ubona ko yadusize ni nta mpamvu agirirwa icyizere cyinshi ariko nanone ukabona ko bifasha bakagenda babizamuriraho n'abandi gake abashimiraho ni ukuvuga ngo icyo ari igihe kizagera abakwate bitangira bacuna bitangira bakwate twagiye kuri Miss Rwanda 2026 tugiye kuza mu kwezi kwa kabiri rwose ni ibirori abanyarwanda mwese mutegereje nyuma y'isambana rikomeye cyane Mutesi Jolly arigaruka bose niwe muzabona cyane nk'umuyobozi mukuru RGB ikaba ifitemo ukuboko ibi byo gusambana bizajya kugaragaramo nyuma y'isambana rikomeye cyane ryadusebeje nk'abenegihugu rwose biriya bintu ndishimiye ko byibuze nagarutse na RGB yaje igafata uruwoka igacengezamo kavuga iti itoroshi RGB yakika muri reyo iyi itazajya yes ngira ngo nitwasoza tutababwiye ukomoje ku bintu by'imikino reyo za kipe zacu zasohokeye igihugu cyacu hari izo batangiye gukubita reyo bayisize igitego kimwe ku busa ariko umugambi bajyanye ni ugutsinda ikipe ya Singida Black Stars rwose muri gihugu nawe uriya mugambi urawe ubundi hari icyo bita kwiraga neza uravuga ba supermanager kugira ngo bagiye kurahira biriya bintu nagira hote batazi biriya batabona ibiro zaba kuri bariya bavandimwe yes mbibutsa ko na APR rwose bavuze ko nta mufana n'umwe wemerewe kuza mu myitozo bagiye kureba gukora icyo cyabiteye ngo cyareyo Paris warimo abafana bafataga video katorosoreza indege cyane amafaranga se aparanje bayamaye nabigukora se kiratuzanya kuri iyi si no gukora amafaranga kubw'igifu cyacu ubw'indacu Imana yatwihereye ikatunanira ntabwo numva ibintu byaryoshye nta kantu dusizeyo koko prediction yawe Rayon Sports Singida kuwa gatandatu ejo ku itariki ngira ngo shingiye kubera yuko abareyo ari benshi badukunda badushyigikira inyuma yanyu na prediction tanga prediction ntabwo uri kuyumva kacagireka kubindyarya ufana reyo ndabizi ariko kubera ko nzi ko ubizi ko ushaka kuzakubita uri kwifata izakira so ku itariki 10 mu kwezi kwa 10 ntabwo ihari prediction yanjye ku ikipe ya Rayon Sports ndetse na Singida Black Stars turi kugenda dusoza nuko ikipe ya Rayon Sports kubera yuko abafana banyu mwese mudukunda kandi munadushyigikira cyane 5-5 ikipe yanyu ni itsinda indege nzayurira yes ba Rayon Sports bakunzi b'umupira w'amaguru rwose natwe abanyamakuru tubifurije intsinzi muraduhagarariye nk'igihugu njye prediction yanjye Rayon izatsinda nayo kimwe ku busa sinzi ibindi bizakurikiraho ekipe igataha indege ikazimira mu ntuzi nzaba ko mwaje mu ibisi tuzabomora ibizaza nimukubitwa tuzaza hano kuri GGTV tubibwira abanyarwanda babwira yuko jewe nishangu wawutiri yari gaca Henry yes na Gigi nk'ibisanzwe ngira ngo ahari tugiye kubasigira shadow arasigara batera asigara noneho ngana kandi ndikubona yateguye shadow mu bintu yateguye nge n'umukobwa wa kera ngo ni gute ngo bagakubitana ni gute barongorana shadi ibintu yateguye nge nabirebyemo
ngo bintu byo kumara amavuta ngibyo abasaza ngo bajyaga kumvira abana kazanura jije Shapo twitaye n'akazi kawe gacaye katwitaye akazi keza mana hano bese ubu ngubu nyuma ya stu nagiye kugera mu rugo nikubita icyambwe ndumva uyu munsi ndi busure mashani